mpera z'umwaka, mu minsi mike abantu baraza kwizihiza umunsi wa gikristo, Noheli. Umwe mu minsi ya gikristo uhindura isura y'isi n'abayituye. Ariko se ni bangahe bakora ibyo birori mu izina rya Kristo? Kristo, umwana w'Imana wavutse, agakura, akicwa, agahambwa, akazuka, akajyanwa mu ijuru nk'uko bamwe babyemera. Ibyinshi tuzi kuri Kristo twabyigishijwe mu madini, turabisoma cyangwa se tukabisomerwa mu bitabo by'iyobokamana. Uyu munsi niwe shingiro ry'imyemerere ya gikristo, gusa iyi si yabayeho mbere y'uko Kristo aza mu isi. Iyi si yabayeho indi myaka ibihumbi mbere y'uko Yezu Kristo aza kuri iyi si ngo abantu bamumenye, bakamenya ibikorwa bye, bakamwizera, bikarangira hanavutse imyemerere n'imyizere imwubakiyeho ariyo ya gikristo. Iki gihe Kristo ataraza mu isi, bemeraga iki? Ni iyihe sano y'imyemerere y'abari batuye isi icyo gihe mbere y'uko Yezu Kristo aza mu isi n'imyemerere y'abatuye isi uyu munsi nyuma y'uko Yezu Kristo ava mu isi? Abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bakaba bitwa abakristo. Naho njye nitwa Kwizera Wilson, nijye tugiye kubana muri kino kiganiro. Iki ni ikiganiro gicaho buri wa gatatu ku Musanzu Media. Ibyo tugiye kuvuga byose ni ibitekerezo n'ubushakashatsi bwa Peter Joseph. Peter Joseph ni umunyamerika wandika agatunganya na za sinema, afatanyije na Charles S. banditse urukurikirane rwa za sinema mbarankuru, aho basobanura aho iyi myemerere ya gikristo ishobora kubikura inkomoko. Uku niko babitekereza. Muri iyi si yacu hagomba kuba nta bindi bintu byiza bitanga ibintu byiza nk'izuba. Izuba ntabwo riduha ibintu byiza gusa, ahubwo ritubeshejeho. Muri iyi si huzuye inyandiko zigaragaza abantu bubaha, bakunda kandi bagasenga izuba. Ntabwo ari uyu munsi babikora gusa, kuko nibura mu myaka 10,000 mbere y'uko Yezu Kristo aza mu isi, abantu basengaga izuba nk'Imana itanga ubuzima. Biroroshye kubumva kubera yuko buri gitondo rirarasa, rikazana umucyo, ubushyuhe ndetse n'umutekano. Nk'uko abemeramana bavuga ko Imana ari umucyo w'isi, n'abemera zuba bavuga yuko izuba ari umucyo w'isi. Gusa hagati aho twese tuzi ukuntu bafite ukuri. Umwijima ntawe uwukunda keretse inkozi z'ibibi. Izuba ryakabyara niryo riwudukiza. Hagati aho izuba ridahari twese tuzi uko byagenda. Imitima yacu izi ukuri. Ibihingwa byacu ntabwo byakura, kandi ubuzima kuri iyi si ntabwo bwarokoka. Iki nicyo cyatumye izuba rijya hejuru cyane, rikaramywa, rigasengwa mbere y'uko Yezu Kristo aza mu isi. Bari bazi umumaro w'izuba, ariko ntabwo bibagirwaga inyenyeri. Bari bazi kwitegereza inyenyeri, kuko bari bazi ko zibafasha kumenya ibigiye kuba mu kirere nk'ubwira kabiri, cyangwa se igihe ukwezi kuzuye kuzazira. Inyenyeri, ukwezi, ubwira kabiri, ibi abakristo barabizi cyane. Mu isanzure habamo ibintu byinshi bitanga urumuri, cyangwa se bitanaka, bishobora gutanga urumuri kubera ko byamuritsweho n'izuba. Ibintu biri mu isanzure dushobora kubona turi ku isi byitwa corps céleste, n'inyenyeri zirimo. Mu kirere habaho uburyo inyenyeri zijya zishyira ku murongo, zigakora ikinyampande runaka, cyangwa se zigakora ishusho runaka. Ishusho cyangwa se ikinyampande gishobora gukorwa n'inyenyeri bitewe n'uko zitondetse ku murongo cyangwa se zipanze mu kirere, yitwa constellation. Iyo bafashe izuba bakaricamo ibyerekezo 4: amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba n'uburasirazuba, ubwo baba barishushanyijemo imirongo 2 inyuranamo, baba bakoze ikimenyetso kimeze nk'umusaraba. Buri cyerekezo uturutse ku zuba kiba gifite constellation kiringaniye nazo. Ni ukuvuga buri ruhande rw'izuba rugiye ruherereyemo ibinyempande bikozwe n'inyenyeri 12. Ibinyempande 12, ubwo ni constellation 12. Uko isi izenguruka izuba mu gihe cy'amezi 12, igenda iringanira na buri kimwe muri ibyo binyempande. Ukwezi wavutsemo, ubwo muri uko kwezi isi yari igeze aho iringaniye n'ikinyampande runaka muri bya binyempande bikozwe n'inyenyeri muri ibyo 12. Twebwe ikinyampande twavutse isi iringaniye nacyo tubyita horoscope. Bakavuga ko ufite horoscope runaka kubera ko wavutse isi igeze kuri constellation runaka, cyangwa se ikinyampande mu iteranwa nyine.
ku bazi bya horoscope, byose byari bishingiye ku zuba. Izuba ryafatwaga nk'umuremyi, Imana zuba, umucyo w'isi, umucunguzi w'abantu. Izuba ryari Imana isumba byose, ariko hakaba n'izindi mana, abafasha b'Imana isumba byose bayigaragiye, ari byo bya binyampande bikozwe n'inyenyeri bizengurutse izuba. Ni ukuvuga iyo izuba riringaniye n'ikinyampande cy'inyenyeri kigaragara mu kwezi kwa kane, ubwo icyo kinyampande cyangwa se iyo constellation iba ari Imana y'imvura, kubera ko iyo cyagaragaye imvura iragwa. Uko niko mu myaka 3000 mbere y'uko Yezu Kristo aza ku isi, Abanyamisiri bari bafite Imana yitwaga Horus. Yari Imana y'umucyo, yahoraga igenda mu kirere. Horus yari Imana y'umucyo, ariko ikagira umwanzi witwaga Seti. Buri joro Horus na Seti bararwanaga, maze mu gitondo Horus igatsinda intambara, ikohereza Seti mu yindi si, aribwo Horus yagaragaraga imurikira abantu, umucyo. Mu yandi magambo, Horus yari izuba, Seti ikaba umwijima. Intambara y'umucyo n'umwijima niyo nkuru yabazwe cyane ku isi mu birebana n'imyemerere. No mu iyobokamana ry'ubu niko bimeze. Dore inkuru y'Imana Horus. Mwibuke, Horus yari Imana yo mu myaka 3000 mbere y'uko Yezu Kristo avuka. Horus yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ibyarwa n'umukobwa w'isugi witwaga Isis. Abantu bamenye ivuka rya Horus babimenyeshejwe n'inyenyeri yagaragaye mu kirere mu burasirazuba. Igihe yavukaga, Horus yagiye kuramywa n'abami batatu. Ku myaka 12 Horus yari umwigisha. Ku myaka 30 yarabatijwe, ibatizwa n'umubatiza Ana. Horus yari afite intumwa 12 bagendanaga bakora ibitangaza. Yigeze no kugenda hejuru y'amazi. Horus yigeze no kugambanirwa n'umuzimu witwaga Typhon. Irabambwa, irahambwa. Nyuma y'iminsi 3 irazuka. Ibi byanditswe ko byabaye mu myaka 3000 mbere y'uko Yezu Kristo avuka. Hari izindi mana byavuzwe ko zanyuze mu nzira nk'izi ngizi. Tamizi, Imana yo muri Sumer, yabayeho ng'imyaka 2600 mbere ya Yezu. Yavutse ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12, ibyarwa n'isugi yitwaga Semiramis. Iyi yasengwaga nk'umwami n'umucunguzi. Yaravutse, irakura, ikora ibitangaza. Yangwa na bamwe, ikozwe isoni. Yarapfuye, maze mu buryo bw'ibitangaza irazuka. Atisi, Imana y'Abagiriki, yabayeho imyaka 1200 mbere ya Yezu. Yabyawe n'isugi ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12. Yarabambwe, iricwa, irahambwa. Nyuma y'iminsi 3 irazuka. Krishna, Imana y'Abahinde, yabyawe n'isugi yitwaga Devaki. Ijya kuvuka, hari inyenyeri yatse mu burasirazuba, imenyesha abantu ukuza kwa Krishna. Yo n'intumwa zayo bakoze ibitangaza byinshi. Yabayeho mu myaka 900 mbere ya Yezu Kristo. Nyuma y'urupfu rwayo yarazutse. Dionysos yo mu Bugiriki, yabayeho mu mwaka wa 500 mbere ya Yezu. Yabyawe n'isugi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Yakoze ibitangaza byinshi birimo guhindura amazi divayi. Yitwaga umwami w'abami, umwana umwe rukumbi w'Imana, itangiriro n'iherezo. Nyuma yo gupfa yarazutse. Mitra yo muri Perse, yabayeho mu 1200 mbere ya Yezu. Yabyawe n'isugi ku itariki ya 25 z'ukwa 12. Yakoraga ibitangaza aho yabaga hose. Imaze gupfa, yamaze iminsi 3 mu mva, irazuka. Yari Imana yitwaga ukuri n'umucyo. Umunsi wo kuramya Mitra no kuyisingiza wari ku cyumweru. Krishna, Buddha, Salvahana, Zuris, Horus, Odine, Zoroaster, Indra, Bari, Jao, Atis, Zamoxis, Deva, Tat n'izindi mana nyinshi zabayeho tutaraza ku isi. Abazisengaga nabo batabayeho mu bihe bimwe, bavugaga ko zavutse ku itariki ya 25 z'ukwa 12. Zabyawe n'amasugi, zarapfuye zirazuka nyuma y'iminsi 3. Zari zifite intumwa 12. Izi zose bazise Imana zuba, God Sun, kubera ko zari Imana zatangaga urumuri. Kubera ikibi byose,
Mu gushakisha impamvu, reka tuvuge ku mucunguzi wa vuba wizerwa n'amamiliyaridi y'abantu mu isi, Jesus Christ, cyangwa se Yezu Kristo, Mesiya, inzira, ukuri n'ubugingo, wabyawe n'umukobwa w'isugi witwaga Mariya ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ahitwa Betelehemu. Ivuka rye ryagaragajwe n'inyenyeri yagaragariye mu burasirazuba. Nk'uruhinja yaramijwe n'abami batatu. Yabaye umwana watangiye kubwiriza afite imyaka 12 y'amavuko. Ku myaka 30 yabatijwe na Yohana Umubatiza. Yari afite intumwa 12 yagendanaga nazo, akora ibitangaza birimo no kugendera hejuru y'amazi, kuvura abarwayi, kuzura abapfuye. Yamenyekanye nk'umwami w'abami, umwana w'Imana, umucyo w'isi, itangiriro n'iherezo n'andi mazina. Nyuma yo kugambanirwa n'intumwa ya Yuda imugurishije ibiceri 30, yarabambwe, aricwa, arahambwa. Nyuma y'iminsi 3 arazuka, ajyanwa mu ijuru. Ivuka rye rirasa n'irihuye n'imikorere n'imibereho y'imibumbe n'uyu wacu urimo. Mu isanzure, inyenyeri yaka kurusha izindi zose yitwa Sirius. Iyo nyenyeri iherereye mu burasirazuba ukurikije aho turi twebwe. Mu ijoro ryo ku itariki ya 24 z'ukwa 12, iyi nyenyeri ibiringaniye n'izindi nyenyeri 3 nazo zimurika cyane. Abafite ibyuma bireba imibumbe nazo bajya bazibona. Izi nyenyeri 3 ziba zishoreranye, bakazita Orion's Belt. Mu myaka ya kera mbere ya Yezu bazitaga Three Kings, abami batatu. Aba bami batatu bashoreranye ndetse n'inyenyeri imurika kurusha izindi zose ariyo Sirius, zose ziba zimurika zerekeza urumuri rwazo iburasirazuba, aho izuba rirasira. Mu ijoro ryo ku itariki ya 24 z'ukwa 12 ziba zerekeje urumuri aho izuba rigiye kurasira ku itariki ya 25 z'ukwa 12, igihe Yezu Kristo yavutseho. Bisa naho izino nyenyeri 3 zitwa Three Kings cyangwa se abami batatu ziba zishoreye indi nyenyeri imwe yaka cyane ariyo Sirius. Zose ziba zerekeza urumuri ahagiye kurasira izuba, ahagiye kuvukira umwami w'abantu bamwe na bamwe bemera izuba nk'Imana. Birasa neza nk'abemeje itariki ya 25 z'ukwa 12 nk'ivuka ry'umukiza n'umucunguzi, bemeraga izuba nk'umukiza. Ku wa mbere ku itariki 22 z'ukwa 12 muri uyu mwaka wa 2025 ni ibyo mu bumenyi bw'ikirere byitwa Summer Solstice. Solstice d'été kuri twebwe, ko mu majyaruguru y'isi bizaba ari Solstice d'hiver, Winter Solstice, kubera ko ku cyumweru ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 nibwo batangira itumba. None se Solstice bivuze iki? Ni iminsi 2 mu mwaka aho izuba riba riri kure cyane mu kirere ku buryo amanywa aba maremare cyane kurusha ijoro. Solstice d'hiver nibwo amanywa aba ari magufi, ijoro rikaba rirerire. Ku bantu mu majyaruguru y'isi badutanze kuba abakristo, banatwigishije Kristo, uyu munsi mugufi n'ijoro rirerire biba ahagana ku itariki ya 22 z'ukwa 12. Kuva ku itariki ya 22 kugera ku itariki ya 25 harimo iminsi 3. Muri iyi minsi yegera itariki ya 25 z'ukwa 12, izuba riba riri ahagana mu majyepfo. Ku bantu bari mu bice by'Uburayi riba riri mu majyepfo kandi rikaba riri rito cyane. Amanywa bari magufi kandi hakonje cyane, ijoro niryo riba rirerire. Uku kubura izuba ku manywa muri ibi bihe ku bantu ba kera, cyane cyane abaromani, byari ikimenyetso cy'urupfu. Bakitaga death of the sun, urupfu rw'izuba. Birirwaga amanywa yose izuba ridahari, hari ikibunda, bagahora bafite ubwoba ko izuba ritazagaruka ko ryapfuye. Bagahangayika cyane, bahangayikishijwe yuko izuba ryapfuye ritazagaruka ukundi, batazongera kubona umucyo. Mu gihe cy'iminsi 3 haba hari ikibunda. Ku itariki ya 25 y'ukwa 12 izuba riragaruka, ryongera kuzamuka mu majyaruguru y'isi, urumuri rukagaruka ku banyaburayi n'abandi batuye mu gice cy'isi y'amajyaruguru. Izuba, umwami w'urumuri, umucunguzi, aba yongeye kubavukira ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12. Ase noneho mwaka byaramwe, uru ni uruhurirane rusanzwe. Ivuka ry'umwami w'urumuri ari we Zuba n'ivuka ry'umucunguzi n'umukiza ari we Yezu Kristo birahurirana. Mu gihe cy'iminsi 3, mu gihe cya Solstice d'hiver, izuba, umwami w'urumuri, umuremyi w'ubuzima ku isi, ripfa iminsi 3 kuva ku itariki ya 22 rikazuka ku itariki ya 25.
ku wa gatanu ku itariki 20 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 2026, ubu ni umwaka utaha, ku bantu bo mu gice cy'isi cy'amajyaruguru nanone aribo bazanye ubukristu, bizaba ari cyo bita equinox, igihe kiba kabiri mu mwaka. Kuri twebwe bo mu majyepfo y'isi byabaye ku itariki ya 14 na 15 Werurwe uyu mwaka turimo. Equinox ni igihe izuba riba riringaniye n'umurongo ugabanya mu isi kabiri, ariyo equator cyangwa se ekwateri, ku buryo riba rikubita imirasire neza kuri uriya murongo. Iki gihe izuba riba ryohereza imirasire ityaye cyane kandi myinshi, urumuri rukaba ari rwinshi cyane, bakavuga ko ari bw'izuba riba ryanesheje umwijima bidasubirwaho. Iki gihe mu iyobokamana kera nibwo bizihizaga kuzuka kw'izuba no kunesha umwijima. Ku bakristu hagati y'itariki 23 z'ukwa gatatu n'iya 25 y'ukwezi kwa kane haba hashobora kubamo Pasika, izuka rya Yezu, bagahimbaza izuka ry'umucunguzi Yezu. Nanone irindi hurirana hagati y'izuba na Yezu mu birebana n'imibumbe, ihuriro rya za constellation cyangwa se bya binyampande bikozwe n'inyenyeri bikoze ibyitwa signs of zodiac, ni amatsinda y'inyenyeri 12 ahora agaragiye izuba. Izuba umwami w'urumuri, Imana kuri bamwe. Izuba n'izi constellation 12 bibanye neza nk'uko Yezu yabanaga n'intumwa ze 12. 12 umubare uri muri Bibiliya inshuro nyinshi cyane. Imiryango 12 ya Isirayeli, abahungu 12 ba Yakobo, abacamanza 12 ba Isirayeli, abami 12 ba Isirayeli, ibikomangoma 12 bya Ishimayeli, abagaragu 12 ba Dawidi, intare 12 za Salomo, amatsinda 12 y'abamarayika, ndetse n'izindi 12 zindi ziri muri Bibiliya. Mu myemerere ya gipagani cyangwa se itari ya gikristu, bagira ikimenyetso cy'uruziga ruciyemo umusaraba, bigaragaza izuba, urumuri rw'isi rufite constellation cyangwa se amatsinda y'inyenyeri arugaragiye. Muri buri ruhande rwa wa musaraba hakaba harimo amatsinda 4 y'inyenyeri. Iryo zuba cyangwa se urwo rumuri rw'isi bajya barushyiramo ishusho ya Yezu, nka kwa kundi ishusho ya Yezu ku mutwe we haba hariho imirasire. Bo bakemera ko Yezu ari Imana zuba, bakavuga ko Yezu ari izuba, umwana w'Imana, umucyo w'isi, umucunguzi w'isi, uzagaruka ku isi nk'uko abigenza buri gitondo, azanye urumuri mu isi nyuma yo gutsinda umwijima buri joro, akagaragara mu ruturuturu aturutse mu bicu, aje kweza imyaka, gususurutsa isi n'abayituye no gutanga ubuzima mu biri mu isi. Abahanga mu by'imibumbe kandi bazi imikorere n'imyitwarire y'isanzure n'ibirimo bihura cyane n'ijambo rikoreshwa cyane mu iyobokamana, ijambo ryanditse henshi muri Bibiliya, imeruka cyangwa se impera y'ibihe. Muri Matayo igice cya 28 ku murongo wa 20, iri jambo rirahari: mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku meruka y'isi. Imeruka y'isi iri no muri Matayo igice cya 13 ku murongo wa 39. Umwanzi warubibye n'umwanzi, isarura n'imeruka y'isi, abasaruzi ni abamarayika. Matayo igice cya 24 umurongo wa 3. Yicaye ku musozi wa Elayon, abigishwa be baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, nk'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'imperuka y'isi ni ikihe? Hari n'ahandi henshi muri Bibiliya handitse iri jambo. Mu bumenyi bw'imibumbe, impera y'ibihe, imperuka cyangwa se ibyo bita age mu rurimi rw'icyongereza, bifitanye isano n'ibyitwa the precession of equinoxes. Abanyamisiri ba kera bizeraga ko buri myaka 2150 equinoxe cyangwa se wa munsi izuba riba riringaniye na equateur, uba izuba riba rigeze imbere y'amatsinda y'inyenyeri zikoze ikinyampande cyangwa se constellation itandukanye n'iy'ubusanzwe ryajyaga riba rigezeho muri ayo mezi. Ibi bigaterwa n'uko isi yizengurukaho ubwayo umurongo munini isa nkaho izengurukaho uhagaze ukora uruziga. Uko igenda yimuka mu mezi izenguruka izuba, niko yizengurukaho wa murongo isa naho izengurukaho ukagenda ukora utuziga, kugira ngo izuba rizahitura amatsinda yose y'inyenyeri 12. Buri tsinda ry'inyenyeri kugira ngo ryisange imbere y'izuba
bifata imyaka 2150. ubwo bizafata imyaka 25,800 kugira ngo izuba rihiture amatsinda yose y'inyenyeri uko ari 12. Abanyamisiri ba kera imyaka 2150 bayitaga age. Iyi y'imyaka yashiraga bavugaga ko age irangiye, bakayita impera y'ibihe cyangwa se imperuka y'ibihe. Kuva mu mwaka wa 2300 mbere ya Yezu kugera mu 2150 mbere ya Yezu yari age. Ubwo ku Banyamisiri kuva ku mwaka wa 2300 mbere ya Yezu kugera mu 2150 mbere ya Yezu habaye imperuka. Kuva mu 2150 mbere ya Yezu kugera muri rimwe nyuma ya Yezu ni ikindi gihe, n'indi age. Ubwo habaye indi mperuka ya age cyangwa se bise Aries. Kuva muri rimwe nyuma ya Yesu kuzagera mu 2150 turi mu gihe bise Age of Pisces. Iki gihe nabwo nikirangira hazaba ari indi mpera y'igihe cyangwa se hazaba ari indi mperuka. Ukurikije imyemerere y'Abanyamisiri, buri gihe cyangwa se buri age cyangwa se buri precession of equinox irangwa n'ikimenyetso runaka. Age of Taurus yarangwaga n'ikimasa. Age of Pisces turimo uyu munsi irangwa n'amafi abiri anyuranyemo. Ni age cyangwa se ni igihe kirangwa n'amafi kubera ko mu 2150 izuba rizarasira imbere ya constellation yiswe Poisson. Ni imbere y'amatsinda y'inyenyeri akoze ibinyampande bimeze nk'amafi. Kuva mu mwaka wa 2300 mbere ya Yezu kugeza mu 2150 mbere ya Yezu yari age cyangwa se cyari igihe bise the age of Taurus, the bull cyangwa se igihe cy'ikimasa. Ibi twabivuze. Iki gihe izuba ryari ryararasiye imbere y'itsinda ry'inyenyeri rimeze nk'irikoze ikimasa. Baryise Tau. Bibiliya yera mu gitabo cyo Kuva ibice 32 ku murongo wa 3 n'uwa 4 haranditse hati: abantu bose bakatura impeta z'izahabu yo ku matwi yabo bazishyira Aroni, arazenda zishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati: iki ni cyo Mana yawe, wa bwoko bw'Abayisiraheli we, yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Iki gihe Abayisiraheli bari bagomeye Imana, biremera indi mana ikozwe mu ishusho ry'ikimasa. Musa cyangwa se Mose yagize uburakari atwika icyo kibumbano cy'ikimasa. Iki gihe nibwo age cyangwa se impera y'ibihe cyangwa se imperuka ya mbere yari ibayeho. Bari bavuye muri age of Taurus cyangwa se igihe cy'ikimasa batangiye cyitwa age of Aries. Uyu munsi Abayahudi mu nsengero baracyavuza ihembe. Hari inyandiko zivuga ko Musa cyangwa se Mose ari we watangije igihe cyangwa se ibyo bita age of Aries, ari we yabanjirije iyo turimo uyu munsi. Iyo turimo uyu munsi yitwa Pisces, ari yirangwa n'ifi. Ni igihe cyangwa se age yatangijwe na Yezu Kristo. Amafi, imwe mu nyamaswa zivugwa cyane mu Isezerano Rishya. Yezu wagaburiye amafi abiri abantu 5,000. Hari abigishwa be yahaye amafi nyuma yo kurara ijoro ryose baroba ntihagire icyo bafata. Hari ibimenyetso byinshi by'ifi mu birango bya Kiliziya. Muribuka tuvuga uburyo inkuru zigaragaza amateka y'Abanyamisiri n'Abagiriki ukuntu zihuye neza n'iya Yezu Kristo. Hari izindi nkuru nyinshi zo muri Bibiliya zigenda zisa neza n'inkuru zagiye zandikwa mu myaka ya kera Bibiliya itarandikwa. Hagati y'umwaka wa 2800 n'umwaka wa 2500 mbere ya Yezu Kristo, ubwami bwa Sumer yaje kuba Mesopotamia, ariho mu bice birimo Iraq ubu ngubu. Ubwo bwami bwari bufite umutegetsi witwaga Gilgamesh. Mu gihe cy'ubwami bwa Gilgamesh, imana zarakariye abari batuye isi icyo gihe maze zibateza umwuzure, ariko zibwira uwitwaga Utanapishtim ngo yubake ubwato bunini azajyanamo n'umuryango we ndetse n'imbuto y'ikinyabuzima cyose kiriho kugira ngo bo barokoke umwuzure bazongere bororoke. Ushobora gusoma icyitwa Epic of Gilgamesh. Uraza gusanga iyi nkuru isa neza n'iyanditse mu Itangiriro igice cya 6 ku murongo wa 13. Imana irimbuza abantu umwuzure ariko ikarokora Nowa. Hari indi nkuru yanditswe mbere ya Bibiliya. Mu gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 2 bavuga ivuka rya Musa cyangwa se Mose. Yabyawe n'umukobwa maze amuhisha mu gatebo ku nkombe imbere y'amazi.
kugira ngo atazicwa. Uwo mwana yaje gutorwa n'umukobwa w'umwami, baje kumurera ndetse amwita Musa. Mu mwaka w'ibihumbi 2250 mbere ya Yezu hari inkuru imeze nk'iyi ngiyi yanditswe. Umwami witwaga Sargon yatwaraga igihugu cyitwaga Akade. Yarabyawe, ashyirwa mu gatebo, ashyirwa ku nkombe y'uruzi, ahungishwa abishi. Yaratoraguwe, arerwa n'umwami Urizababa, birangira nawe abaye umwami. Musa yamenyekanywe nk'uwahaye amategeko 10 y'Imana ngo ayahe abemeramana bose. Mbere y'umwaka wa 50 mbere ya Yezu, Abanyamisiri bagiraga igitabo bari barise The Book of the Dead. Cyarimo amategeko menshi basomeraga abantu mbere yo gushyingura. Amwe mu mategeko yari arimo yari nka sinibye. Mu mategeko ya Musa ho baravuga ngo ntukibe, sinishe. Mu mategeko ya Musa ho ni sukice, ntabwo nigeze mvuga ibinyoma. Mu mategeko ya Mose harimo iribuza abantu kubeshya. Hari abantu bashingira kuri izi ngingo bakemeza ko imyemerere y'Abanyamisiri ari ryo shingiro ry'ubukristo mu isi. Batisimu, ubuzima nyuma y'urupfu, urubanza rwa nyuma, kuvuka ku mukobwa w'isugi, urupfu n'izuka, kubambwa, gucungurwa, umwuzure, Pasika, Noheli n'indi migenzo myinshi byose byanditswe ko byakorwaga kera mbere y'uko Kristo aza mu isi. Bisa naho byateguraga ubukristo cyangwa se ubukristo bukaba bwarabihereyeho. Bibiliya nicyo gitabo gitagatifu cya Kristo. Zimwe mu nkuru zicyanditsemo zigenda zihura neza neza. Inkuru y'umuntu umwe igashyirwa no ku wundi, cyangwa se inkuru ebyiri zikaba zisa. Igitabo cy'intangiriro muri Bibiliya ntagatifu kivuga uwitwa Yozefu wavutse mu buryo bw'igitangaza, akaba yari afite abavandimwe 12, umubare ungana neza nk'uwabigishwa ba Yezu. Yezu nawe yavutse mu buryo bw'igitangaza. Uyu Yozefu abavandimwe be baje kumugurisha ku mafaranga 20 bivuye ku gitekerezo cy'umwe mu bavandimwe be witwaga Yuda. Niwe wazanye igitekerezo cyo kumugurisha. Yezu, umwe mu bigishwa be 12, niwe wamugurishije amafaranga 30, we ntago ari 20. Uwamugurishije nawe yitwaga Yuda. Yozefu yatangiye gukora afite imyaka 30. Yezu yatangiye gukora afite imyaka 30. Bibiliya nicyo gitabo kivuga inkuru za Yezu, kikavuga aho yavukiye, aho yakuriye, ku nkengero y'inyanja ya Mediteraniya, azenguruka ibi bice byose ari kumwe n'abagabo 12 bavura abantu, bazura abandi, bakora ibitangaza birimo kugenda hejuru y'amazi n'ibindi. Muri iyi myaka Yezu yabayeho ndetse naho yabaga, habaga abanyamateka n'abanditsi bamenyekanye cyane, babayeho neza mu myaka Yezu yabayeho ku buryo bakabaye bamuzi. Harimo nk'uwitwa Attis Ozius, Lucius Junius Moderatus Cornera. Uyu yanditse inyandiko nyinshi ku buhinzi. Hariho witwaga Dio Chrysostom n'abandi benshi. Abangaba bakaba banditse n'abanyamateka babaye mu bice bivugwa ko Yesu yari atuyemo. Babayeho mbere gato yuko Yesu avuka cyangwa se nyuma gato yuko Yesu apfa, ariko nta kintu na kimwe mu nyandiko zose banditse, nta kintu na kimwe bigeze bandika ku muntu witwa Yesu wabyawe na Mariya wakoze ibitangaza muri kariya gace. Nyamara ni inkuru yagombaga kuba yaranditswe. Kubera iki batanditse kuri uyu muntu? Nawe uzi impamvu. Gusa hari abafite uko babivuga. Uwitwa Thomas Paine wanditse igitabo yise Theological Works, kuri paji ya 235 yavuze ko ubukristo ari imyemerere ishingiye ku kwemera izuba nk'Imana, umuremyi wa byose, ariko mu mwanya w'izuba hagashyirwamo umuntu wiswe Kristo, akaba ari we baramya bakanamusingiza, aho gusingiza izuba mu buryo bweruye. Thomas Paine niwe ubivuga. Igitabo gitagatifu cya Kristo ni Bibiliya, Holy Bible mu Cyongereza. Kuri Thomas Paine igisobanuro n'inkomoko y'aya magambo bishimangira uko abyemera. Holy biva ku rurimi rw'Abanyefenisiya ba kera heni, mu Kigiriki ni Ilios. Ilios ni izuba. Ijambo Bibiliya cyangwa se Bible mu Cyongereza, mu Kilatini ni Biblia. Biblos mu Kigereki bivuga igitabo. Heri Biblos cyangwa se Holy Bible cyangwa se nanone Sunbook ni igitabo cy'izuba. Ibi byose nimba ari uko bimeze, ninde wabitangiye?
Ibyo twavuze muri iki kiganiro cyose ni ibitekerezo bikubiye mu bushakashatsi bwa Peter Joseph, umunyamerika w'umwanditsi akanatunganya za sinema. Kino kiganiro mwumvaga cyitwa Sobanukirwa, gica ku Musanzu Media buri wa gatatu. Naho njye nitwa Kwizera Wilson.